kagenza umamakunda ndamukunda tubakunzi bacu reka tubahe ikaze mu natandukanye tubabwira ngo Yesu ashimwe umugisha w'Imana ukume kubana namwe. Tuzana amakuru avuga ku ndirimbo zigezweho zimaze gusohoka muri no minsi mike ishoboka mu masaha make ashoboka, mbese indirimbo zitarengeje iminsi 10 zigiye hanze kandi zivuga ibyo kuramya no guhimbaza Imana. Zino tugiye kubagezaho muri rusange tubabwira amazina yazo n'abaziririmbye, yaba amakorari ndetse n'abantu ku giti cyabo, amakorabo ndetse n'indirimbo nyine za korari. Hanyuma rero cyangwa se n'umuhanzi ku giti cye, hanyuma turagenda tuzigarukaho muri detaye tubabwira uko bimeze, kugira ngo namwe mumenye aho muzishakira muzumva, cyane ko hose wenda utahabashe kuhagera, ariko nicyo dushinzwe turahakubera. Channel yacu rero nicyo twabateguriye muri aka kanya, reka tubagezeho ibyo byose. Ariko mbere na mbere kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze twibane tukugezaho ibivuga hirya no hino. Nizera ko wabikoze, abamaze kubikora n'abakomeze kubikora tugenda tubabona. Muhabwe umugisha kandi Imana ibane namwe babe mu byanyu, uko muba mu byacu namwe Imana ibe mu byanyu. Hanyuma rero reka tuze turagenda tuvuga indirimbo, ntago duhera kuyihambaye kurusha izindi cyangwa se yoroheje kurusha izindi. Turavuga muri rusange, weho icyo ukora no kumva gusa ubundi ukavuga uti indirimbo ni korari nanjye nkeneye kubyumva, ukajya kubishakisha ukabyumva. Twihuse rero, indirimbo ya mbere duhereyeho ni Ironkere Ishimwe. Indirimbo Ironkere Ishimwe ni indirimbo ya Holy Worship Music bafatanije na James na Daniela. James na Daniela murabazi, ndetse ni Holy Worship Music muri no minsi igezweho, kandi ifite imishinga myinshi yo gutarama mu buryo bw'ivugabutumwa. Ariko James na Daniela murabazi cyane, ni abataramye cyane, ni abaramyi bahimbaza Imana mu buryo bwo kuramya no mu buryo bw'indirimbo, kandi bafite izina hano mu Rwanda ndetse no hanze, cyane ko ubu ngubu amakuru agaragaza ko basigaye babarizwa mu gihugu cya Canada, ariho basigaye babarizwa, bamaze igihe kirekire baba muri no minsi cyangwa no myaka ya vuba. Hanyuma rero iyi ndirimbo yabo Ironkere Ishimwe nayumvise numva ni nziza cyane, kandi koko ikora ku mitima y'abakristo, ikabasha kubwira abantu uburyo ki bagomba gushimisha Imana cyangwa se kunezeza Imana nabo ubwabo bakora ibikwiriye. Iyi ndirimbo rero ikaba ari indirimbo nziza cyane, nakurarikira gusura rwose kuri channel yabo, ubwo ni Holy Worship Music, ukabasha kuyumva ukayiryoherwa. Hanyuma rero nta yindi ndirimbo yitwa Ironkere Ishimwe. Ugiye kuri YouTube ukandikamo aho bashakishiriza, ukandikamo Ironkere Ishimwe by Holy Worship Music featuring James Daniela, cyangwa se kimwe muri ibyo ngibyo, wabasha guhita uyigwaho ubundi ukayiyumvira ugafashwa nawe. Hanyuma rero reka tubwire ko turi ku gatandatu, turimo tubagezaho indirimbo, ni ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, ni itariki ya nyuma y'uku kwezi kwa kabiri. Turimo tubagezaho izo ndirimbo. Indirimbo ikurikiyeho ni indirimbo musanzwe muyizi cyangwa amaze iminsi muyizi, Kisima ya Vestine na Dorcas, nayo imaze iminsi itarenze 10 igiye hanze, kandi nayo ni indirimbo ikora ku mitima y'abemera cyangwa y'abizera batandukanye, kubera yuko irimo ubutumwa bukomeye cyane. Indirimbo yabanje gusohorwa mu Kinyarwanda, irangije isohorwa no mu Giswahili kugira ngo ifashe abantu wenda benshi bashoboka, ari abo mu Kinyarwanda ariko n'abumva Igiswahili nabo, kubera ko abahanzi bafite gahunda yo kwagura umuziki wabo nk'uko bajya babyivugira ku mbuga zitandukanye, aho baganirira na Murinda Habi manager wabo, cyangwa se n'ahandi hatandukanye, bagaragaza ko East Africa nayo ari yabo, bagomba kuyigezaho ibihangano abavuga Igiswahili ku isi hose bakabasha kubyumva bakaryoherwa. Hanyuma rero indirimbo Kisima nayo imaze iminsi isohotse, kandi abantu benshi bakomeje kuyitabira. Hanyuma rero namwe muyumve, kandi ni nziza, iratugaramo icyizere, ikagaragaza ko Imana igikura umuntu ahantu kure, ikamukura ku cyavu, ikamushyira ahakomeye cyangwa se aheza harusaho yarari kubw'ineza yayo. Hanyuma twakomeje ku ndirimbo yitwa Yonathan, ni indirimbo yakorana umubwiriza y'Irubavu, murayizi no korana umubwiriza. Hari indirimbo yasohoye iramamara cyane mu gihugu, rero n'ubu bongeye basohoye n'indirimbo.
indirimbo ikomeye cyane yitwa Jonathan. Iyi ndirimbo rero nayo turayigutuye, wagenda ukayumva ugashyigikira ino korali, ugashyigikira umurimo w'Imana ino korali ikora, hanyuma nawe ugafashwa kandi kuko irimo ubutumwa bwiza. N'ubundi abakristo by'umwihariko amakorali atandukanye n'abantu cyabo bakora umurimo wo guhimbaza Imana mu buryo bwo kuririmba, bahimba indirimbo zitandukanye, bazihimba bamurikiwe n'Umwuka Wera cyangwa se bifashishije ijambo ry'Imana, yaba ari ryo basomye cyangwa se n'ibyo bagiye babwirizwa uko ibihe bihaye ibindi, ariko cyane cyane bakanabikura ku by'Imana igenda ikorana n'abantu bayo. Reka rero dukomeze tugere ku ndirimbo yindi yitwa Uratangaje ya Bienvenue Zebedayo. Bienvenue Zebedayo ni umuhanzi wa gospel mu Rwanda, akunze kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero ubu ngubu nabwo amaze gusohora indirimbo yitwa Uratangaje. Ni indirimbo ikomeye nayo avugamo uburyo Imana ihambaye, uburyo Imana ikora ibirenze, uburyo Imana ikora ibirenze ibyo umuntu yakabaye yitega ko yakora. Bityo rero kubwo akabona Imana itangaje, irahambaye, nta wagereranya ubutware n'ubushobozi bwayo, nta n'umuntu wahwanywa nayo, nta kintu cyahwanywa nayo. Iratangaje, irahambaye nk'uko mubyumva namwe bamwe muri mwe mubyizera, n'abatabyizera kandi nabo uko tugenda turushaho kubivuga tugenda turushaho kubyumva nabo babyizere. Ariko mu by'ukuri si uko Imana bitarakoze ibitangaje mu buzima bwabo, ahubwo ni uko baba batarabihishurirwa, ariko Imana ibizi igihe cya nyacyo izabihishurira. Turakomeje rero n'indirimbo, ubwo nayo mugende muyikurikirane. Ni indirimbo y'amashusho rwose. Indirimbo nyinshi tubagezaho ziba zarakozwe mu buryo bw'amashusho, nubwo hari n'igihe dushobora kubagezaho izakozwe mu buryo bw'amajwi, kuko igikomeye cyane burya mu ndirimbo ni ubutumwa, kandi ubutumwa butangazwa mu ijwi. Amashusho yo si kenshi aba ari yabumbatiye ubutumwa buri mu ndirimbo. Indirimbo ni amajwi n'amagambo nyine agize iyo ndirimbo. Kwishyira amashusho ni byiza cyane, ariko icya mbere ni uko iba yasohotse kandi ikabifasha abantu. Hanyuma rero dukomeza n'indirimbo, ni indirimbo yitwa Uw'Umwami Akunda. Iyi nayo ni indirimbo ikomeye cyane. Uw'Umwami Akunda ni indirimbo ya Adrien Misigaro yasohoye, nawe rwose bitari kera, ni vuba hamwe no minsi. Ati nanjye bakristo bene data mbahaye iki gihangano ndakibatuye kugira ngo mugumize gutekereza ku neza y'Imana, uburyo Uw'Umwami Akunda. Icyo Imana yakorera umuntu ikunda ni igiki? Icyo Imana yakorera abantu bayizeye ni igiki? Icyo Imana yakorera abantu bayemera, bayikorera amanywa n'ijoro, bayisenga ubutitsa ni igiki? Ibi byose babisanga muri ndirimbo ya Adrien Misigaro yitwa Uw'Umwami Akunda. Hanyuma rero ntabwo ari byo gusa, turacyakomeje. Hari n'indi ndirimbo ya Josh Ishimwe ndetse na David Kega. Aba ni abaramyi murabazi cyane. David Kega ni umuramyi ku giti cye, ariko kanaririmba no muri korali El Shaddai, imwe yaririmbye Cikamo n'izindi zitandukanye zagiye zikundwa cyane. Ariko Josh Ishimwe nawe muramuzi, ni umuhanzi ku giti cye uririmba injyana yo kuramya no guhimbaza Imana, ariko abinyujije muri style cyangwa mu buryo bwa gakondo, mu njyana gakondo y'umuco nyarwanda, aho wabagina byishakamba cyangwa se mu buryo buri gakondo. Hanyuma rero yaba ari ijwi ndetse n'uko agaragara, indirimbo babyina bambaye imikenyero, bafite ingabo, bafite amacumu, mbese bambaye Kinyarwanda nk'intore mu muco nyarwanda, ariko bataramira Imana, bagaragaza ko Imana ihambaye, ko abantu bashobora kuba baziza Josh Ishimwe cyangwa se David Kega cyangwa undi mukristo wese ko akunda Imana. Nshinjwa kugukunda niko indirimbo yitwa. Igenda uyirebe rwose, indirimbo nayo inshyashya ifite amashusho n'amajwi meza cyane, nk'uko musanzwe bazi kuririmba. Bati rero nshinjwa kugukunda. Abantu benshi bahora umuntu gukunda Imana mu buryo butandukanye, bakakwishyiramo cyangwa bakakurwanya kuko gusa ukunda Imana tu. Ibyo nabyo ni ikibazo, ariko nyine nabyo ni ubuhamya Imana ibiri kubakira umuntu. Rero Josh Ishimwe na David Kega bahurije hamwe ubuhanga n'ubuhangange bwabo, bakoreye indirimbo. Josh Ishimwe muramuzi ko
maze iminsi hanze ariko bivuga ko nyine yaje kuba mu Rwanda. Ejo mwabonaga amafoto acicikana ku kibuga cy'indege aramukanya n'umubyeyi we bamwakira nyine Josh Ishimwe agarutse mu Rwanda. Reka rero tubabwire ko ino ndirimbo nayo nshinjwa kugukunda ya Josh Ishimwe na David Kega iri hanze, mushobora kuyeba rwose mukayishimira. Ni nziza cyane nk'uko basanzwe bakora ibihangano n'ubundi byo kuramya no guhimbaza Imana kandi binogeye amatwi y'ababyumva. Hanyuma rero saba gusa bakoze mu nganzo, ahubwo na wa muhungu ndamwita umuhungu nyine kuko niko abagaragara, niyo Patrick Nganzo nawe yashyize hanze indirimbo yitwa Ikigeragezo cy'urushako, aho avuga inkuru ikomeye y'umugore wahurikiye mu rushako cyangwa se wahuriye n'isanganya mu rushako, akaba ari gusangiza iyo nkuru abantu bamukurikira cyangwa se abantu be. Hanyuma rero ntabwo ari ibyo gusa, indi ndirimbo nayo ikomeye ni indirimbo yitwa Irasetsa. Irasetsa ni indirimbo ya Nyota ya Alfajir Choir, indirimbo nziza cyane bakoze live recording. Bati Imana irasetsa, Imana irasetsa ko cyokoza tu, Imana yagisetsa abantu batandukanye ibihe bitandukanye. Nawe yaragusekeje, niba yaragusekeje nawe jya usekana natwe twese. Imana irasetsa pe, nanjye ndi umuhamya wo kubihamya, umugabo wo kubihamya nawe, kandi ndakeka ko uri umugabo wo kubihamya n'abandi batandukanye bafite ukuntu Imana yagiye basetsamo. Nawe utarasetsa se, hari utarasetsa wenda tuvuge nawe ugifite ibintu bikubangamiye ubona Imana ikeneye kugusetsamo, izagusetse kandi turayizera ko idahemuka, ntihemuka, nawe izagusetsa. Hanyuma si Nyota Alfajir ntabwo ari yonyine yo mu Gatenga yasohoye indirimbo ko na korali yitwa Beura nayo yashyize hanze indirimbo. Ujye wandika korali Beura Choir Gatenga, urahita ubona indirimbo nshyashya basohoye nziza cyane nayo. Bakorali rwose ntabwo yigeze tuza, arakomeje gusohora indirimbo zitandukanye. Na korali Shalom Choir iriya Nyarugenge mu Gakinjiro nayo yasohoye indirimbo nziza cyane. Mujye kuri channel ya Shalom Choir Rwanda, niko channel yabo yitwa Shalom Choir Rwanda, urahita ubona indirimbo nshyashya nziza basohoye, indirimbo iryoshye. Amashusho yakorewe muri Arena, murabyibuka mu giterane cya festival cyabaye cyayo. Rero ni indirimbo nayo nziza cyane, muyirebe rwose. It is energetic, ni indirimbo ishyushye. Turasoreza ku ndirimbo ya Aline Gahongayire yitwa Yesu Ashimwe. Yesu Ashimwe, indirimbo ya Aline Gahongayire nziza cyane, bamuzi ntago ajya yisondeka cyangwa dusondeka, akora indirimbo nziza koko, akora indirimbo nziza ku buryo nawe uyumva ukumva ni indirimbo koko ikoretse. Amashusho yayo araryoshye, ni meza, ariko ubutumwa burimo imbere no gushima Yesu kubw'imirimo itangaje yakoze, kubyiza yagiye ikorera Aline Gahongayire no kubyiza yagiye ikorera abantu muri rusange bamwizera Yesu n'abandi bataramumenya. Yesu Ashimwe niyo ndirimbo. Hanyuma rero reka dusoze tuvuga ngo Yesu abahe umugisha, Imana ibarinde, Yesu abamurikishirize amaso he, abarebe neza kandi abakorere byiza, abaremere ibishya, kandi Imana koko irahambaye, iratangaje nk'uko abahanzi bagenda bivuga. Musore abahanzi mushyigikire mu buryo butandukanye mushoboye, yaba ari amasengesho, yaba ari ukureba ibihangano byabo ndetse no kubisangiza abandi, ariko cyane cyane mubasengera, kubera ko bakora umurimo utoroshye kandi baritanga cyane, bagatanga ubutunzi bwabo kugira ngo batugezeho ibyo bihangano byose bidufasha gukora ibyo dukora byose, cyangwa se no gufashwa mu buryo bw'umwuka. Ndi Mpora Bukenewe, reka tubashimire ko mwabanye natwe. Hasta la vista.